Muri iki cyumweru hano kuri Kiliziya imwe twakoze inkuru ku butumwa Musenyeri Nzakamwita Seriviliyani wa Diyosezi ya Byumba yashyizeho umukono. Bwasabaga Abakirisitu gutanga amaturo yo kugura ibiryo by'abapadiri ba Paruwasi ya Byumba, hirengagijwe ko ahubwo nabo bakeneye ubufasha muri iki gihe bagumye mu rugo kubera icyorezo cya coronavirus. Hari bamwe babifashe nko kurwanya Kiliziya, ariko siko biri. Mu by'ukuri Umukristo nyawe Imana yamuhaye umutima nama ngo asesengure ibyo akora n'ibyo akorerwa abifashijwemo na Roho Mutagatifu. Ni muri urwo rwego rero n'Abakristo nyabo bakwiye kumenya kunenga umushumba wabo igihe yakoze ibihabanye n'ibyo umushumba w'ikirenga wa Kiliziya Yezu Kristo ashaka. Bakwiye kandi no gushima umushumba wabo igihe yakoze inshingano mu buryo bukwiye. Mu gihe Musenyeri wa Diyosezi ya Byumba Nzakamwita Seriviliyani yasabye Abakristo gutura ngo afashe abapadiri, reka noneho turebe ibyo mugenzi we Anaclet Mwumvaneza wa Diyosezi ya Nyundo yakoze. Icya mbere nuko Caritas Nyundo Kibuye, umuryango wa Kiliziya ufasha abatishoboye, wafashije abaturage bagezweho n'ingaruka zaguma mu rugo mu karere ka Karongi, itanga umuceri ugera ku biro 720 n'akawunga kangana gutyo, umunyu ibiro 90, amasabune 90, ibintu byose bifite agaciro ka miliyoni 1,221,300 by'amafaranga y'u Rwanda. Icya kabiri nuko Musenyeri Mwumvaneza ku itariki ya 2 Mata 2020 yasohoye ubutumwa bugenewe abapadiri, abihayimana n'Abakirisitu ba Diyosezi ya Nyundo muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus. Uyu Musenyeri yatangiye ubutumwa bw'akangurira Abakirisitu kurushaho gusenga muri iki cyorezo. Mu gika cya kabiri, aho gusaba Abakirisitu amaturo yo gutunga abapadiri nk'uko Nzakamwita yabigenje, we yahise abakangurira umuco wo gufashanya. Musenyeri Mwumvaneza yasabye Abakirisitu kugarura umutima ku Mana, bagafasha bagenzi babo batishoboye batangiye kugerwaho n'ingaruka zo kuguma mu rugo kubera icyorezo cya coronavirus. Yakomeje kandi asaba Abakirisitu gushimangira umubano w'umuryango wabo muri iki gihe bafite umwanya uhagije wo kuba bari kumwe mu ngo zabo. Ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko ubusanzwe hari imiryango igisenyuka kubera akazi kenshi n'ibindi birangaza bituma abagabo cyangwa abagore batita ku nshingano zabo mu muryango. Mwumvaneza ntiyahagarikiye aho, ahubwo yerekereye Abakirisitu uburyo basengera mu rugo. Ababwira ko bazajya bavuga amasengesho ya mu gitondo, bakumvira hamwe misa kuri Radio Maria, saa sita bakavugira hamwe indamutso ya marayika, ku gicamunsi bakavuga ishapure, naho ku mugoroba bagasomera hamwe ijambo ry'Imana bakanariganiraho, umunsi ugasozwa n'amasengesho ya nimugoroba. Kubw'uyu Musenyeri, coronavirus ikwiriye gutuma dutekereza ko iby'isi atari yo maherezo ya muntu, ahubwo tukarushaho kuzirikana ko amaherezo yacu ari ku Mana, bityo tukarushaho kwicuza. Uretse Mwumvaneza Anaclet wa Diyosezi ya Nyundo, Musenyeri Harorimana wa Diyosezi Ruhengeri mu butumwa yageneye Abakirisitu ku wa 6 w'icyumweru gishize, yabasabye kurangwa n'umutima w'urukundo, gutabara abashonje n'imbabare muri iki gihe cy'icyorezo. Ni mu gihe kandi na Diyosezi ya Kigali ishyigikiye gahunda ya Abayeho ati. Ni gahunda yateguwe na Paruwasi ya Kabuga igamije gufasha abafite ibibazo by'imibereho kurusha abandi muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus. Paruwasi ya Kabuga iyobowe na Padiri Jean Baptiste Mvukiyehe ishaka gukusanya inkunga mu Bakirisitu kugira ngo ifashe abadafite icyo bafungura by'umwihariko ndetse n'ababuze ibindi by'ibanze umuntu akenera kugira ngo abashe kubaho. Ni gahunda yaragijwe Mutagatifu Tereza w'Ikarikuta. Twabibutsa ko Kiliziya ibinyujije mu muryango wa Caritas yagiye ifasha benshi barihira amashuri, yubakira abakene, ivuza abarwayi ndetse ikora n'ibindi bikorwa by'urukundo biturutse ku maturo n'imisanzu Abakirisitu batanga. Ibi byose rero bikwiye kubera urugero Musenyeri Nzakamwita, maze we n'abapadiri be bagahindura imitekerereze. Aho gukusanya amafaranga yo gutunga abapadiri, bakwiye ahubwo gukusanya inkunga zo gufasha abakene kandi bakazikoresha icyo zakenewe. Mwakoze gukurikirana Kiliziya imwe, kanda subscribe kuri iyi channel ya Kiliziya imwe ubona amakuru, inyigisho n'isesengura byose bishingiye kuri Kiliziya imwe ntagatifu yashinzwe na Yezu Kristo.